Ese wari uzi ko gukora amandazi ari ibintu byoroshye umuntu wese yakikorera yibereye mu rugo? So uyu munsi muze dukorana amandazi yoroshye gutyo ameze neza, kandi nyine apana y'amandazi arasataguye ariko aroroshye, apana yandi urya ugasanga ukagira ngo nuruke. Muri kubibona ko ryoroshye rwose. So niba ushaka kwiga rero gumana nanjye hano twigane guteka amandazi. So nafashe bore yanjye nari gukoresha ibyo n'ibyo bikoresho nari gukoresha yari ifarini, prestige cyangwa margarine, igi hamwe n'umusemburo ndetse na baking powder n'isukari. Ku kiko nahise nshyiraho umusemburo rero, ndangije gushyiraho umusemburo ikiyiko kimwe, nahise nshyiraho n'ikindi kiyiko kimwe cya capamandazi cyangwa baking powder, yego nayo nyishyiraho gutyo. Ndangije kuyishyiraho nahise mfata nshyiramo amazi, ndabivanga ndabikoroga. Umaze kubivanga rero neza, ndahita uko ngenda mbikora muragenda mubona step by step. Hano nukiga nahise nshyiramo igi rimwe rero, maze gushyiramo igi ndongera ndabivanga ndakoroga. Ukabivanga nyine byose bigahura. Hano ugomba kubivanga neza gutyo nyine muri kubona ndi kubikora. Ku pani yanjye rero nahise mfata nshyiraho margarine cyangwa prestige, ndangije ndayishongesha nyine, niyo nari gukoreshe mu mwanya w'amavuta. Utayifite ushobora gukoresha amavuta, ntabwo ari ngombwa ukoreshe butter. So nahise rero ndapiramo n'agashishwa k'indimu nyine kugira bize guhumura neza. Ndangije nshyiramo n'isukari ingana gutyo, ntabwo nasizemo isukari nyinshi kuko njye ntabwo nkunda ibintu birimo isukari byinshi, agomba kuba aryoshye ariko ataryoshye ku buryo gusema. So nahise nshyiramo na ya butter nari nashongesheje rero, ndangije nabivanga neza. So amandazi rero tugomba gushyiramo isukari, kuko ushyizemo isukari nyinshi rwose biragusema ku buryo utarenza amandazi abiri. So kubera ko ntabwo nifite za twa dusikre vanille tumwe turi solide, so niyo mpamvu nasizemo iyi vanilla extract, that's why ariyo nakoresheje. Maze kuyishyiramo hita nshyiramo ifarini turi gukoresha udukombe tune tuza guhura n'ikiro kimwe. Murareba amandazi dukura mu kiro kimwe cy'ifarini. So navanze ugenda nyine wongeramo, ntabwo yose uyishyiramo rimwe. Hano nashyizemo igikombe cya gatatu, ndavanga neza. Ndangije ngita nshyiramo icyo cya gikombe cya kane, ndagenda nyongeramo nyine kuko igipondo kiraba kigiye kugenda gifata. Hano rero amandazi yawe ushatse ushobora no kuyashyiramo amata umwanya wo gukoresha amazi. Njye ariko nashakaga amandazi aryoshye ariko nyine atari buguseme. So igipondo cyanjye rero kimaze kuboneka nahise nyipfundikira giteka ku ruhande iminota 30. So hano iminota 30 yarishize, murabona ko cyari cyabyimbye, cyari cyiyongereye, mubona ko cyari cyabaye kinini. Ndangije ndagifata rero ngishyira kuri yo cutting board ngewe. Ndangije ndakomeza ndagiponda nyine, ukagiponda nyine neza. Hanyuma nahise ngicamo ibice bibiri kubera ko nabona ari kugishobora cyose kugisukuma kingana gutya. Nyine nagiciyemo ibice bibiri, wowe niba ubishoboye uzagikore uko kingana nta kibazo. Ndangije mfata iyo rolling pin, ndangije ngenda nyine ukagisandaho neza ku buryo urahita ukata amandazi yabyoroshye. So hano nari ntangiye gukata, katishije icyuma. Iyo ushatse uranayabumba kwa kundi ariko twashakaga amandazi agize uti asataguye. Njye nashaka nyine asatuye, ryari niyo risatuye ku ruhande, urakata gutya n'icyuma. Ndangije rero gukata, murabibona. Maze kubikata murabona ko byari bimeze neza. Nahise nyashyira mu mavuta wangiza ugategereza, ukagenda uhindura uko nako yari yamaze gusatuka urumva, ukagenda uhindura nyine hindura. So guteka ntabwo ari ibintu bigoye inshuti zanjye, ni ukwiga gusa nyine iyo ukunda kubikora ugenda ugerageza. Niba none ubikoze ejo bikanga, ujye ugerageza undi munsi, birakunda. So ku bantu batamfollowinze rwose please ni mumfollowinge, munakore subscribe kuri YouTube channel yanjye, nayo yitwa Simply Anne. So murabo munteye inkunga ikomeye. So nuko amandazi yanjye rero yahiye yasaga neza. Aya mandazi yararyoshye bantu banjye, yasaga neza, ryari risatuye nkuko nabishakaga. Hari abantu bakunda amandazi asatuye ariko batazi uburyo bayakora, cyangwa wanayakora ugasanga uyakoze aje ameze nk'urukwi akomeye cyane. Amandazi yanjye yoroshye, yararyoshye. None hari umuntu akanyamaza ngo kuki ngo amandazi we yoroshye. Umva, nta rindi banga nyankoresha, ni iryo ngibyo mberetse niko nyateka, kandi akaba aryoshye, akaba yoroshye, akahumura neza, mu kanwa ukaba wayarya nta gusema. Nuko nguko rero yasaga
muri ukuntu yari yoroshye muri kubibona no kurikoraho riba rikandika apana ryari ndazi ukora ukumva ni igiko nyine gikomeye cyane tuba tworoshye uzabigerageze uyakore gutyo wenda nawe ushaka ko ufite ubundi buryo yakoramo kuko amandazi habaho ubwoko bwinshi butandukanye ubu ni bumwe mu buryo nkora amandazi mberetse thank you niba iyi video rero yagufashije following